Hello my beautiful people, nizere ko mumeze neza, natwe turi tumeze neza, n'abatameze neza mwese tubasabira kuri Nyagasani ngo mumere neza. Mwisi niko bimera, uyu munsi ibintu bimeze neza, ejo bikaba bitameze neza, uyu munsi ibintu bikaba bigenda neza, ejo ugasanga ntibigenda. Ariko abatameze neza mwese tugomeje kubasabira kuri Nyagasani ngo mumere neza kandi Imana iborohereze. Nongeye kubaha ikaze rero, mwese mwiyumvemo ikaze, abantu mwese musanzwe munkurikira kuri Press Version Live. Uyu munsi nayihinduye nayigize Miss Fanny, ariko ntibibabuze kugomeza kunkunda, ntibibabuze kugomeza gukurikirana filme yacu. Nongeye kubaha ikaze rero abakunzi banje mwese aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse n'abari mu bice bitandukanye by'ibihugu by'ibituranyi. Abantu mwese mubasha kumva Ikinyarwanda mbahaye ikaze, abari muri diaspora mwese mbahaye ikaze, mwiyumvemo ikaze. Twongeye twagarutse kuri filme yacu y'umusore w'umumiliyoneri wemeye gusiga byose, wemeye gusiga ubutunzi bwiwe kubw'urukundo. Ni filme yacu y'umucyo w'umumiliyoneri wemeye kuca bugufi, wemeye gusiga icyubahiro cyiwe kubwo urukundo yari yakunze umukobwa. Twongeye twagarutse rero ngo turebere hamwe muri bimwe byaranze season yacu ya 17. Ese season yacu ya 17 wayibonye gute? Uriya mugore utwite uri kuza gusaba Alisa yuko yarekana na Cedric ngo akamurekera papa w'umwana wiwe. Ese uratekereza Cedric nabimenye bizagenda gute? Ko mbona uriya mugore yakataje kandi ari diru ari gukora, ari diri yo kugira ngo atandukanye Cedric na Alisa. Uratekereza Cedric namara kumenya iriya nkuru azitwara gute? Ese Alisa we agiye kugomeza kurakarira Cedric kandi bataraganira ngo amenye nimba uriya mugore ibyo avuga ari ukuri? Ari ukuri cyane ko twese tubizi neza yuko Aria ari we uri inyuma y'iriya diri yo kuza gutandukanya Cedric na Alisa, kandi bose ntago babizi ko ari Aria ubiri inyuma. Ngayo nguko Dani nawe ati papa ati maze iminsi ntekereza ati kukubwira yuko tumfite umukunzi, kandi uwo mukunzi ati ndashaka kuza kumukwereka dadi, ati ndashaka kuza kumukwereka rwose, ati nkakwereka ko nabaye umuntu w'umugabo. Papa wa Alice nawe ati nta kibazo, ati wowe Dani ufite umukunzi, ati nta kibazo rwose uzamuzane murebe, ati gusa uzitegure nyine commentaire yanjye, ati uzitegure commentaire yanjye nyuma. Dani nawe ati dadi ndabizi neza nyine, ati nanjye rega niyo mpamvu mbanje kumuzana kugira ngo banze umundebere unanshimire, ati ariko ati ndabizi neza yuko ati ni mwiza uzamukunda, ati nta kibazo. Twabonye Dani rero nawe yagomeje nako Cedric yagomeje guhamagara Alice yamubuze, arangije aravuga rero abwira Kama ati ndabona Alice atanyitaba, ngiye kujya mu rugo iwabo njye kumureba menye ikibazo afite. Niko kuza ahageze abisikana na Alice, kuko Alice nawe yaragiye muri company kwa Cedric kumenya ikibazo gihoza afite, ariko agahita ajya no kureba Cedric ngo baganire. Ageze mu rugo Cedric ageze mu rugo wabo Alice asanga Alice ntaho hari, ahasanga Dani aramurebera amubwira Alice ntaho hari, nago nzano yagiye. Alice nawe ageze muri company abajije Gihozo aramubwira ngo ibyandizaga byarangiye. Alice aramubwira ati none Cedric arahari? Ati oya ntaho hari. Ninde se uhari ku buryo naganira nawe ko mushaka? Ati genda urebe Kama ari muri office, ati kandi ndumva nta muntu bari kumwe, genda umurebe muvugane. Ageze kuri Kami rero atekerereza Kami iby'uwo mugore uri kuza avuga ngo niwe yatoraguye Cedric n'ibiki. Kami ati yewe nibyo se? Ati ngiye ntabyo nzi. Kandi Kami yari abizi kuko uwo mugore nawe yamugezeho abimubwira. Kami aranamubwira ngo yewe ngo tuza ngo nimba ari umwana koko wa Cedric, ngo Cedric ntago azampyanga, ngo ndabizi. Ariko abihisha Alisa ko abizi.
Alice ati ubu rero tubyanshanze n'iki sinumva ukuntu Cedric yampemukira sinumva ukuntu Cedric yakora ikintu nka kiriya atakambabaza noneho Kamara ambwira ati Alice wikihutira gufata imyanzuro ati none se atusanze Cedric amubeshyera ati cyangwa kutigeze uganira nawe kubera iki wihutira gufata imyanzuro ngayo nguko. Ibyo ni bimwe mu byaranze season ya 17. Ese we season ya 17 warayirebye wabonye imeze gute wayakiriye gute? Ngwino muri comment tugomeze twiganirire ugomeze umbwire uko season yacu wayibonye. Mwese ndabashima abantu mwese mudahwema gukora subscribe n'abadahwema kumbwira ko mu nkunda abantu mwese munkurikira mwarakoze subscribe n'abatarayikora mwese ndabashimiye. God bless you. Ariko please wowe utarakora subscribe please subscribe, like, comment and share kugira ngo ibiganiro byacu ntibikagucike. Bye, ciao.